ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Akenshi iyo umuntu afashe gahunda n'amahitamo meza yo kuyoboka idini y'Ubuislamu, agira imbogamizi zigiye zitandukanye, iza famiye uvukamo, iz'abavandimwe bawe. Weho nta mpungenge byaba biguteye yuko nyuma yuko waba umuyisilamu umuryango wawe bidashobora kubanezeza kubera yuko wataye imyemerere y'umuryango. Nta mpungenge biguteye, uriyumva ute mbere yuko uba umuyisilamu? Uyu Clementine yaturutse mu karere ka Bugesera, aje kuri Sharia TV kubera ibiganiro Sharia TV ikora by'idini ya Islam. Mu mahitamo meza yagize yemera kuyoboka idini y'Ubuislamu. Bavandimwe b'Islam rero murabizi, iyo umuyisilamu mushya yinjiye idini y'Ubuislamu aba ari urugendo atangiye, ariko akaba abakeneye n'abamuba hafi mu buryo bugiye butandukanye, yaba ubw'imyambaro ndetse n'ubundi bufasha bugiye butandukanye. Anakeneye no gusobanukirwa byimbitse idini y'Ubuislamu kubera yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ubwo marayika Jibril yamugenderaga amuzaniye ubutumwa bw'Imana, nuko icyambere yamubwiye yuko agomba kwiga gusoma agasobanukirwa. Bisobanuye rero yuko umuyisilamu wese ategetswe gushaka ubumenyi. Sharia TV, ishakiro ry'ubumenyi bw'idini ya Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bakunzi bakurikira Sharia TV rero, aho muherereye hirya no hino, nongeye kubaha ikaze, mbifuriza amahoro y'Imana yo mugenga wa byose, yuko yabasakaraho aho muri n'ibyo murimo byose. Turi mu gisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadan, ukwezi kw'impuhwe, ukwezi Imana yategetse abemera nk'uko yari bitegetse abatubanjirije mbere yuko tubaho. Niyo mpamvu rero umuyisilamu akwiye kubungabunga igisibo cye kugira ngo agisaruremo ingabire n'impuhwe bya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ni Sharia TV rero, nk'ibisanzwe nge ndi Ismail ibn Musa. Kuri kamera zacu murimo kuhabona umutumirwa dufite kuri Sharia TV, akaba yatugendereye. Tugiye kumuha ikaze asuhuza abakurikiye Sharia TV, hanyuma tubabwire impamvu imugenza kuri Sharia TV. Tuguha ikaze, watangira usuhuza abadukurikiye, hanyuma ukababwira n'amazina yawe kugira ngo tuganire tuziranye, ndetse n'abakunzi ba Sharia TV bamenye umutumirwa wacu. Murakoze, ndabashuje mwibwira abakurikiye Muhammad. Nishimiye kubana namwe mu kiganiro. Amazina yanjye bayita Audrey Francine. Amahoro y'Imana abane namwe. Yego, mwabyumvishe rero kuri kamera na mikoro za Sharia TV turi kumwe na Uwiduhaye Varatina, yagendereye Sharia TV uyu munsi, yifuje kuganira natwe ku mpamvu nyamukuru imugenza muri buze kumenya mu kiganiro cyacu. Iyi ni Sharia TV rero, dukora ibiganiro bigiye bitandukanye by'ibwiriza butumwa, ari nayo mpamvu Varatina yicaye kuri izi kamera ndetse na mikoro, nuko hari ibiganiro bimwe mu byo Sharia TV ikora byabaye imbarutso n'impamvu yuko afata icyemezo cyo kudusura, akanafata n'icyemezo cyo kumva yuko agomba gukurikira idini y'Ubuislamu. Muri make nk'uko mwabyumvishe, mwumvisha amazina ye yuko atari umuyisilamu, ariko yifuje kuba yaca kuri sheni yacu y'ivugabutumwa kugira ngo atubwire impamvu
yahisemo kuba yadusura, atubwira impamvu yahisemo kuba yagana idini y'Ubuislamu. Varatina, twongeye kuguha ikaze kuri Sharia TV. Impamvu nyamukuru ikugenza aha ngaha ni iyihe? Murakoze. Ndakurikirana ibiganiro byanyu, mucishaho ibintu byiza, mwigisha neza abantu ndetse muranafasha. Impamvu nyamukuru yanzanye ni uko nifuza ko nanjye naba umuyisilamukazi, nkaba ntawe kwiga byinshi kuri bo kuko bakora byiza cyane kandi n'idini ryiza, nta n'umuntu utabikunda, n'ubwo mu isi nyine abantu bakunda kuvuga ku bantu ku madini ngo hari ibitagendeka neza, ariko ibyo byose tugomba kubyiga kubera ko turi mu isi yambere havugwamo byinshi, kubera ko tutitaye kuri ibyo bavuga genda bakunda abisilamu, nta kibazo na kimwe nageraho ku byo bavugaho. Yego, nabyumvishe rero yuko abyivugiye ko imbarutso y'igitekerezo cyo kwifuza yuko yaba umuyisilamukazi ari ibiganiro bica kuri chaîne ya Sharia TV yakurikiye, hanyuma akaza gusobanukirwa ndetse akanafata umwanzuro wo kwiyumva ko igihe kigeze cyo kuba umuyisilamukazi. Ndagira ngo mbwire Varatina yuko wahisemo neza. Hari abo mufite imyemerere imwe, mbere yuko gatoya yuko wenda utora shahada ukaba umuyisilamu, hari ibiganiro byinshi usanga hirya no hino baba baganira ku idini y'Ubuislamu, bavuga ku Buislamu muri makeye. Ni nk'ibiki waba warigeze kumva ku idini y'Ubuislamu, ku bayisilamu bavugaho, ukumva ari inzitizi zikomeye zo kuba utagana idini y'Ubuislamu? Murakoze. Ni byinshi cyane bavugaho, gusa icyiza ni uko ntajya ndi mu mwanya ngo mbikurikize. Bavugaho ko muba ni imvugo itari nziza, ariko bavuga ko ari ukwibonekeza, kwishyira imbere, yego, kugira ngo abantu babarebe hari abantu beza, ngo ari urukundo ngo mukoresha kandi ari ubugeni. No, gusa nyine ibyo ngibyo bihaye umwanya ndakeka utakurikiza icyo umutima wawe ushaka, ariko biba byiza iyo utabihaye umwanya ugakurikiza icyo umutima wawe ushaka, ntubihe umwanya kuko ntawe utavugwa, kuko no mu idini narisanzwe ndimo barabavuga kandi ntabwo babavuga ibyiza, buri wese avuga icyo ashaka muri make, ariko byaba byiza ntabihaye umwanya ibyo bavuga. Yego, akenshi iyo umuntu afashe gahunda n'amahitamo meza yo kuyoboka idini y'Ubuislamu, agira imbogamizi zigiye zitandukanye, iza famiye uvukamo, iz'abavandimwe bawe. Weho nta mpungenge byaba biguteye yuko nyuma yuko waba umuyisilamu umuryango wawe bidashobora kubanezeza kubera yuko wataye imyemerere y'umuryango? Nta mpungenge biguteye? uriyumva ute mbere yuko uba umuyisilamu? Murakoze. Kuba nta umuyisilamu nta mpungenge bizatanga, kubera ko nje hano nari navuganye na mama mbimubwiraho, aravuga ngo nta kibazo, aho najya hose nta mahitamo yanjye. Yego, nta mpungenge zihari za famiye, nta kibazo gihari. Yego, hari abo mwari mufite imyemerere imwe mu idini cyangwa se itorero wasengeragamo, ni iki wababwira mu muhamagaro mwiza ugiye kuyoboka w'imyemerere y'idini ya Isilamu? Icyo nababwira ni uko nabo batagendera kuri iyi myumvire, bakaba bahitamo icyo umutima wabo ushaka. Nimba bifuza kuba nabo baragenda mu idini ry'Abisilamu, byaba byiza. Yego, kubera ko bo bameze nk'aho bari mu rujijo,
gusa buri wese agira amahitamo yiwe, ntabwo wamuhatira ibyo atifuza. yego Niba babona ko ari byiza nanjye narabigiyemo kandi nkora ibyiza, nabo bazagira ubushake bwo kugira inyota yo kuza kureba ibihabera n'ibyo bigisha n'ubumuntu buhari no kuba bafasha abandi, kuko buri wese aba agomba kwigisha mugenzi we gukora icyiza. Ibyo ndakeka bizabatera imbaraga zo kuza kureba ibyo bakora. yego mwabyumvise rero nk'uko nabibabwiye, uyu ni Clementina nk'uko yabibabwiye mu mbanziriza kiganiro, akaba yakoze urugendo rutoroshye. Uyu Clementina yaturutse mu karere ka Bugesera aje kuri Sharia TV kubera ibiganiro Sharia TV ikora by'idini ya Islam. Mu mahitamo meza yagize yemera kuyoboka idini y'Ubuyisilamu. Bavandimwe b'Isilamu rero murabizi, iyo umuyisilamu mushya yinjiye idini y'Ubuyisilamu aba ari urugendo atangiye, ariko akaba aba akeneye n'abamuba hafi mu buryo bugiye butandukanye, yaba ubw'imyambaro ndetse n'ubundi bufasha bugiye butandukanye, anakeneye no gusobanukirwa byimbitse idini y'Ubuyisilamu, kubera yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama ubwo marayika Jibril yamugenderaga amuzaniye ubutumwa bw'Imana, nuko icyambere yamubwiye yuko agomba kwiga gusoma agasobanukirwa. Bisobanuye rero yuko umuyisilamu wese ategetswe gushaka ubumenyi. Niyo mpamvu uyu Clementina nago turamutoza shahada ngo abe yagira izina ry'Ubuyisilamu, ariko turi buze kubikora anahitemo amwe mu mazina meza ya Kisilamu yahisemo kwitwa kugira ngo nawe abe umuyisilamu. Rero nyuma yuko umuyisilamu amaze guhamya yuko Imana ari imwe rukumbi, itabyarwa itanabyara ndetse nta n'umufasha igira, nyuma yo guhamya ayo magambo ukanemeza ko intumwa y'Imana Muhammad ari intumwa yayo, ndetse abo tudahuje ukwemera banarenzaho yuko Yesu mwene Mariyamu ari umwana w'Imana kandi atari ko biri, ahubwo ari intumwa y'Imana yatumwe ku bantu, yatumwe ku Bisiraheli kugira ngo ize ibabwire ijambo ry'Uwiteka Imana. Nyuma rero yuko umaze kwemeza ayo magambo ubikuye ku mutima wawe ndetse ukanabivugisha n'ururimi rwawe, ikiba gikurikiyeho no gushaka ubumenyi. Uyu mwana w'umukobwa rero nyuma yuko yahisemo kuba umuyisilamu, akeneye abamuba hafi, akeneye abamuganiriza cyane ku bijyanye n'ubumenyi bw'idini ya Islam, kugira ngo arusheho gusobanukirwa neza imyemerere ajemo, kugira ngo arusheho kugira ubumenyi bugiye butandukanye ku idini ya Islam. Nahange rero nahawe kugira uruhare ndetse no kugira icyo dukorera iyi dini y'Islam tugifite ubuzima, kubera yuko uyu twambaye ni umubiri, ejo n'ejo bundi Allah subhanahu wa ta'ala azaduhamagara, hanyuma nyuma yaho twitwe imayiti. Witwaga umuntu unafite izina witwa Ismail, witwa Haruna, witwa Abubakar, ariko nyuma y'ayo mazina iyo Allah amaje kukuzurizaho igeno rye aguhamagaye witwa imayiti. Dukora ibyiza rero mbere yuko twitwa imayiti, kubera yuko ibyiza dukora hano mu isi nibyo bizatubera umuvugizi yawo muri kiyama, nibyo bizatubera umurengezi ubwo bizaba bikomeye, aho Allah azaba arimo kubaza agato na kanini yahaye ibiremwa bye. Turaza mu kiganiro cyacu gushyiraho uburyo ushobora kwifashisha ukeneye kugira icyo umarira uyu mwana w'umukobwa, yaba support y'uburyo bw'ubumenyi, yaba support y'uburyo bw'imyambaro ijyanye na Kisilamu, nk'uko idini y'Imana ibidutegeka yuko umuyisilamu Imana yamutegetse kwambara akikwiza. Nago kwikwiza ari ibintu dukura hirya no hino cyangwa se dukura mu bindi bitabo, ahubwo kwikwiza
k'umuyisilamukazi guhisha ubwambure bwe ni itegeko ryategetswe n'Imana. Urumva ibyiza biri mu kuba wakigomwa bike mu byo Allah yaguhaye, ukaba impamvu y'uko uyu mwana w'umukobwa nawe yuzuza itegeko ry'Imana, akambara neza nk'umuyisilamukazi mushya, akanitanira, ukaba n'impamvu y'uko yiga ubumenyi bw'idini ya Isilamu akabusobanukirwa. Bityo rero niyo mpamvu nabashishikarizaga kuba twakoresha ubu buzima dufite, kubera yuko nyuma y'aha njye nawe ntabwo tuzi ikiri buze gukurikiraho, usibye ko bizwi n'Imana isumba byose. Icyawe ni icyo watanze, icyo ufite si icyawe, kubera yuko Imana niyo igena uburyo ibyo wita ibyawe ishobora kukwereka uburyo atari ibyawe. Rimwe na rimwe iyo dukora ibiganiro nk'ibi ngibi, hari ababyumva bakabasha no gukuramo isomo, bikanabagirira n'akamaro, bakabasha kuva mu ngwize bari barimo zigiye zitandukanye, ahubwo bagafata umwanzuro wo kugana icyiza ari cyo Imana idutegeka, bagafata n'umwanzuro wo kubuza ibibi, kubera yuko Imana ibitubuza. Bavandimwe b'Abayisilamu rero, iyi ni Sharia TV, nari kumwe na Clementine aho yakoze urugendo rutoroshye atugannye kugira ngo yinjirire idini y'Ubusilamu kuri Sharia TV, kubera yuko imbarutso yo guhitamo kuba umuyisilamukazi ari ibiganiro dukora bigiye bitandukanye. Clementine, hari abakurikira Sharia TV, hari abo muziranye ndetse hari n'abo mutaziranye, by'umwihariko ni ubuhe butumwa wabagenera mwugiye kuba umuyisilamu mushya nyuma y'uko wagize amahitamo meza? Icyo nababwira ni uko nabo bashishikarira kumenya idini rya Isilamu, nabo bakaba batera iyo ntambwe bakaza kuri televiziyo, nimba bafite imbogamizi bakaba bazivuga, mukabafasha nabo bakabasha kuba abayisilamukazi cyangwa abayisilamu. Yego. Hari n'abandi nasize mu rugo, ababyeyi banjye, abavandimwe banjye, inshuti n'abavandimwe, nabo ndabasabira kuzagana idini rya Isilamu. Yego. Mu buryo bwo gutashya tugira inshuti zigiye zitandukanye, iz'imbere mu gihugu, hanze y'u Rwanda, ni nk'abande wifuriza amahoro y'Imana, wifuriza ituze aho bari hirya no hino, kugira ngo banabashe kumva yuko ukibatekereza, ukibazirikana, nyuma yuko umaje kubagenera ubutumwa bwiza bwo kubahamagarira umuhamagaro wo kugana idini y'Ubusilamu. Ndasubiza abavandimwe banjye, abakuru banjye, basaza banjye, barumuna banjye, basubiza n'inshuti zanjye, mbifuriza amahoro y'Imana abane nabo aho bari. Mbifuriza n'abarwayi bari kwa muganga gukomera, bagasenga Allah akabafasha, akabakomeza mu bintu byabo. Ndetse ndasubiza n'abandi bari hanze, hariyo famille yacu nini cyane, bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Gusa ndasubiza umusaza wa mama ariwe bita Karimi, kandi ndanamushimira kuba ariwe washishikarije kuba naza mukamfasha. Ndi kumva ko we ari kure, ntabwo yabona uburyo yamfashamo. Ndabimushimiye cyane, Imana imumugisha, ndetse n'abo ari kumwe nabo ndabasabire Allah abarinde. Amen. Mwabyumvishe rero, uyu ni Clementine yarimo asuhuza inshuti ndetse n'umuryango we bagiye batandukanye, ariko yashimiye cyane by'umwihariko wamubereye impamvu yo kumubwira ko akwiye gukurikira ibiganiro byacu kugeza bikuyemo umwanzuro, ngo yitwa Abdul Karim. Rero Abdul Karim, aho uherereye hose wumve yuko Clementine akwifuriza ibyiza, kubera yuko nawe wamuhitiyemo neza kuba yagana idini y'Ubusilamu. Rero aho uri n'ibyo urimo, Uwiteka Imana isumba byose aguhe umugisha, kandi aguhe n'ubuzima buzira umuze, kandi akurinde ingorane n'ibizazane byose aho byava hirya no hino. Imana ikubere umurinzi, kuko ariyo murinzi uhambaye kandi
w'ikirenga. Tugiye gukurikizaho rero gahunda yo kwinjiza idini Clementine, aho tugiye kumubwira amagambo agiye kuvuga, turi buyavuge ayasubiremo, ariyo magambo yinjiza umuntu mu idini w'Isilamu. Twebwe ntago abayisilamu tubatiza mu mazi nk'uko andi madini cyangwa se amatorero avuga ko ajyana abantu muri za Yorodani akababatiza, ahubwo twebwe hari amagambo tuvuga duhamya yuko Imana ari imwe, ndetse na bamwe mu b'Imana yadutumyeho arizo ntumwa mu muhamagaro yazihaye kugira ngo tubashe kugana umuhamagaro mwiza. Hari uburyo abayisilamu tubihamyamo ari byo bitugira abayisilamu. Nicyo gikorwa rero tugiye gukurikizaho, hanyuma izindi gahunda nazo abakurikiye Sharia TV barakomeza bagende bazibona mu kiganiro cyacu. Urazamura agatoki kano k'iburyo, hari amagambo ndi bukubwire urubize gusubiramo, ariyo aba impamvu yuko uba ubaye umuyisilamu. Amagambo ngiye kuvuga uragerageza kuyasubiramo neza kugira ngo winjire mu idini y'Isilamu. Nyuma y'ayo magambo uraza guhitamo izina ryiza ry'umuyisilamukazi rya Kisilamu, hanyuma ube ubaye umuyisilamu. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa Isa ibn Maryam anna rasulullahi. Ndahamya mbikuye ku mutima wanjye, nkabisesekaza ku rurimi rwanjye, ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe, Allahu. Nkanahamya ko Muhammadi ari intumwa y'Imana. Nkanahamya ko Yezu mwene Mariya ari intumwa y'Imana, atari umwana w'Imana. Ayo niyo magambo rero umuyisilamu avuga, hanyuma akaba abaye umuyisilamu. Nyuma y'aya magambo habaho guhitamo izina ryiza wumva rikunejeje, hanyuma akaba ari ryo witwa. Mu mazina ya Kisilamu menshi waba uzi, ni irihe zina watekereje wumva ukunze kugira ngo abe ari ryo zina ryawe? Yego. Muyuzi ni nka yahe waba uzi kugira ngo tugufashe? Naam. Naam. Yego. Yego. Ayo yose uvuze ni amazina ya Kisilamu. Hari Husna, Jamila, Zubeda, ni amazina menshi agiye atandukanye. Muri ayo yose ni irihe zina wumva wifuza kwitwamo? Yego. Ubwo ni Takia. Torera assalamu abadukurikiye kuri Sharia TV kugira ngo bumve yuko wamaje kuba tiyari umuyisilamukazi. Ugira uti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayo niyo magambo rero umuyisilamu iyo ahuye n'undi amubwira, abamwifurije yuko amahoro y'Imana n'imigisha yayo byamusakaraho. Iyo ni imvugo itarimo uburyarya, ni imvugo twatojwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma na wa wundi nawe akongera akagusubiza ya mahoro yakwifurije, wamwifurije, akubwira ati wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Niyo ndamukanyo abayisilamu dusuhuzamo, niyo ndamutso
twigishijwe ariyo yifurizanya amahoro hagati yacu nk'abayisilamu. Bakunzi rero mwari mukurikiye Sharia TV, mwabyumvishe ko twari muri gahunda y'ikiganiro ndetse na gahunda yo gutoza shahada umwe mu bakunzi ba Sharia TV wavuye mu karere ka Bugesera nyuma yuko yakurikiranaga ibiganiro bya Sharia TV na nyuma yuko Abdul Karim uri mu bihugu byo hanze wamugiriye inama yo kuba yaba umuyisilamukazi akaza kubyumva akanabikunda, hanyuma uyu munsi akaba yateye intambwe yo kuba umuyisilamukazi. Rero reka ikiganiro cyacu tugicumbikire ahangaha kugira ngo gahunda za Sharia TV zikomeze, hanyuma mu kiganiro cyacu turaza kubashyiriraho uburyo ushobora gufashamo uyu mwana w'umukobwa hari icyo Allah yaguhaye, hari icyo Allah yagushoboje kuba, hari icyo wamumarira kugira ngo iyi dini y'Ubuislamu abashe kuyibamo ayifiteho ubumenyi, iyi dini y'Ubuislamu abashe kuyibamo yubahiriza amategeko y'Imana ubigizemo uruhare. Iyi ni Sharia TV rero, komeza ukande subscribe, share, comment ibiganiro byacu ubigeze hirya no hino kugira ngo n'abandi babashe kubona ibyiza by'idini yacu ya Islam, babashe kugana imyemerere y'idini ya Islam kubera yuko niyo dini nziza, niyo dini y'amahoro nk'uko yabivuze ingendi Ismail ibn Musa. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.